Wikaze kuri Olivier Fernandez #1 music in Rwanda yitwa Bruce Melody, akaba yasinye akayabo kangana na miliyoni y'idolari rwose kabisa, no kuvuga ngo ni miliyari y'amanyarwanda. Reka turebe ese iyi company imutezeho ibiki, ese iyi contract iravuga ibiki, ese azafasha iki iyi company live kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Ntucikwe. Murabizi ko ile structure igeze gufata feri, twigeze guhagarara tugatangirira gusa uyu munsi ibintu bikaba bigeze aha twagakwiye kuko twishimira byibura aho bigeze. Ikindi wenda ngarutse no ku cy'amafaranga naniwe numva ibintu bikomeye cyane. Iriya bivuze neza, natangiye gukora kera, nakoze indirimbo kubera kera, nashimishije abantu. Ndibaza ko igihe cyiza cyo gusarura gitangiye kugera. Ese miliyari bivuga miliyoni igihumbi, nuko ufite miliyoni imwe ni inshuro igihumbi, nkeka ko hari no mu mufuko utatanguzura. Sanga ubu wagerageza umusobanuro nk'uko yabibajije, miliyoni igihumbi bishatse kuvuga iki? Mu by'ukuri nigeze kubigarukaho kare. Ikibazo abajije, mukoze ubushakashatsi usanga abantu batunze n'itungo cyangwa bageze kuri miliyari y'amanyarwanda ku isi hose ni munsi y'10% y'abatuye isi. Reka mbindi pass Ushatse kuvuga ko Bruce Melody yinjiye mwaba of course. Reka mbindi pass motion ni igitandukanye wenda n'uburyo muri kubyumva. $1 million. Nuko ngo miliyari y'amanyarwanda kuri current rate Haragera kuri ba Keniso, Jono na Keniso, nkuko babivuze kare, iyi ntabwo ari deal by none. Nari busy ko ishobora kuzacamo, mbega twageze ku musozo w'amasezerano yacu, mbizi neza ko iyi gahunda ihari ishobora kuzacamo. Impamvu tutagikorana irahari, iyo iruko yose sindiho bitindeho cyane, ariko baracyari abavandimwe. Si abantu nabona bafite ikibazo cyangwa se hari umufasha nshobora gutanga batiriwe bamunsaba, bo turavugana buri munsi, barabizi. Nabona hari icyo nkwiye kubafasha ngo ntiriganye, nahita mbikora kuko ni abahungu banjye, ni abana banjye. Ikindi kintu ntari navuzeho, njyewe nishimiye ko ibi bintu bikozwe n'abanyarwanda. Bikuza abanyamahanga tugakora nk'ibi dukoze, byari kuba ari byiza, ariko ni byiza cyane ko ari gahunda nkoranye n'abantu b'abanyarwanda, ikindi batashaje, bakiri abajene, bashobora kumva iterambere mu buryo bworoshye. Nanjye n'umufungo. Yeah, very know my people out there. Reka nizere ko mumeze neza mu nce zitandukanye muherereyemo. This is Yago TV show #1 Dede Top Bares. Yeah. Hano turi ni convention center, twagiye muri press conference ya 1 billion deal. 1 billion deal, man. Crazy, man. Representing Thousand Hills country. Yeah. More flash live. Ushobora kwibaza ngo bimeze bite? Ni iyi ngiyi ni miliyari y'amanyarwanda. Ngira ngo mwumve kino kintu, man. First of all, wenda mbere yuko tunamenya byinshi kuri Bruce Melody, reka manze ngo congratulations Bruce Melody, congratulations for this deal, man. We are happy for you, man. We are happy for this movement. Reka ibindi tubikurikirane byose, tumenye byinshi kuko Bruce Melody nawe arahageze, ubu tuvugana ndetse na team imugaragiye yose irahageze, byose bikurikira kuri Yago TV show #1. So ubwabyo ni byiza ko warashoboye no kurebera back the document. Amezi 6 nibyo rapepre turi ku isoko y'u Rwanda, ariko our experience no gukora n'abahinzi ni ibintu bimaze imyaka 7. Muri side yo gukora n'abahinzi gusa, ntabwo twapfuye kuza ku isoko tutarebye what is there. Ari nayo mpamvu nigeze gukomeza ko ibiganiro bimaze igihe, ntabwo ari ibiganiro byabaye umunsi cyangwa se ejo hashize. Nukomeza kugenda ureba, uraza no kubona mu matwitsi yacu aho twaganisha ku byo dushaka ko tumazinga distribution turize muri entertainment. Cya kabiri kijyanye na payment, hari argument confidentiality, tutagomba gusura ku mpamvu runaka z'ubucuruzi, ariko icyo nakumaye impungenge
ntabwo kampani ifite ubushobozi bwo kugera kuri iyo ntego kubera ko na industry twoperatingiramo irabitwemerera iraduha business ari nacyo kishyira ku cyo wavuze wese Bruce Melody azadufasha gukora icyo azatugeza he. Bruce Melody nk'umuhanzi se we agiye gukora iki noneho twumve ku bantu mpuzamahanga kuko abahanzi nyarwanda nubwo yatangiye mbere kandi ari umuhanzi ukomeye tunazi abahanzi nyarwanda bakunda kubashinja ko umuziki wari kuri lokale cyane mudashobora kuwusohora hanze. Rero n'iki tugiye gukora tubonera andi masoko kuko iyi ni intambwe ikomeye ku muziki w'u Rwanda kuva igihe watangiye navuga ko aya mafaranga ari menshi cyane. Murakoze cyane. Ndakeka ibibazo wabajije biri ku bantu babiri nawe tubabwiraho nta kibazo wahera uvuga ese miliyari bivuga miliyoni igihumbi ni ukuvuga ufite miliyoni imwe ni inshuro igihumbi nkeka ko hari no mu mufuka utakuzura sa nk'ubu wagerageza umusobanuro nk'uko yabibajije miliyoni igihumbi bishatse kuvuga iki mu by'ukuri nigeze kubigarukaho kare ikibazo abajije mukoze ubushakashatsi usanga abantu batunze imitungo cyangwa bageze kuri miliyari imwe y'amanyarwanda ku isi hose ni munsi y'10% y'abatuye isi. reka mbindi Ushatse kuvuga ko Bruce Melody yinjiye mw'abo bantu of course reka mbindi fashion y'indi itandukanye wenda n'uburyo bubamo $1 million. ni ukuvuga ngo miliyari imwe y'amanyarwanda kuri current rate nta nubwo yuzuye miliyoni y'amadolari ni miliyoni y'amadolari hafi miliyoni imwe y'amadolari of course muri currency yacu ni amafaranga menshi ariko niba dushaka kujya international mwarebye nibyo binanibuza muri entertainment ayo ni amafaranga rihana aca kuri show imwe before ahinduka umumiliyoneri ni dollars $1 million it's a one show fee ya rihana so riri ntabwo turagera kure ni intambwe nziza ariko bitaza kumvikana amafaranga yo kurengera tutatinyuka kuvuga ari nayo bituma n'abamuziki uguma ku buryo buri lokali naho ikijyanye n'uburyo Bruce Melody yamaze kurenga ibindi mwaradukiye Pop Studio muri Kenya yagiye participatinga afite tour maybe bashobora guteka advantage kubabwiraho ariko icyo nshaka kuvuga ntabwo ari umuhanzi lokali mu buryo tubonamo imikoranire yacu yesu izazamura uburyo twakora imipaka ndetse n'amafaranga asobanuye ibikorwa bigari tugomba gukora. urabizi ko industry yacu igeze gufata feri twigeze guhagarara tugatangirira ku busa uyu munsi ibintu bikaba bigeze aha twagakwiye kuko twishimira byibura aho bigeze. ikindi wenda nagarutse no ku cy'amafaranga nanyo numva ari ibintu bikomeye cyane biriya bivuze neza natangiye gukora kera nakoze indirimbo kubera kera nashimishije abantu ndibaza ko igihe cyiza cyo gusarura gitangiye kugera. ni diri ya danje nyine utabyemera ubwo nyine nta ribi ariko ugenda umva nyine ari diri ya danje tu ngewe n'umutima wanjye birarenze tu nabwiye n'abantu birarenze ibi bintu mubyemere cyangwa mureke ariko birarenze. iyi diri uyiturikije nyuma y'uko witwa Kenison ndetse na Juno Kizigenza mutakiri kumwe mu gitangaza ese hari ikintu waba ugiye kubakorera cyangwa se hari indi nkuru turi buze kumva nyuma y'uko usinyiye diri imeze gutya ibyo byose ni abana bawe barabakujije barabazamuye uyu munsi barimo baripapa bakimama wenda hari ukuntu ubagiramo inyuma wenda abantu batazi na kamera zitagera na mikoro zitagera ariko kuri ino shuro noneho kuba ugize diri nk'iyi ko bizwa n'abapeti b'abahanga abapeti bashoboye abapeti barimo gucureninga n'uyu munsi kabone n'ubwo mutakiri kumwe wenda bagendeye ku nama zawe bagendeye ku byo bafashije ese noneho n'ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko uturikije diri nk'iyi ngiyi uraza kubatekerezaho bagaruke mu gitangaza cyangwa uzajya ubafasha ku ruhande batari mu gitangaza. Murakoze cyane. urakoze cyane usobanuye ibintu mu buryo ntekereza ubibonamo kandi koko bifite ishingiro. Food Bundles as a company irabifite ino campaign yitwa More Fresh Life niyo campaign turakoraho cyane for the next 2 years. More Fresh Life kubera ko more fresh food kubera ko more fresh money kubera ko more good life we want. That's the basis ya More Fresh Life. Ntabwo tugiye kwamamaza inyanya cyangwa intoryi ugomba kurya 3 ku munsi niba udashaka kujya kwa muganga. That's the way forward.
ntabwo tugiye kubwira abantu ngo mugenze gutya, ahubwo tugiye kuzana the lifestyle. The Food Bundles is a technology company, ntabwo ari agricultural food company, which means turi korohereza abantu uburyo babona yandyo nziza, uburyo babasha duhinde uburyo bwo kujya ku isoko. Nimutaha mugere nka Kimironko, rero abantu muri Kimironko uvuge ngo umunsi wose batazaza hano kandi bakora ibyo bashaka, what's the value of this market? So Food Bundles rero ntabwo tugiye kwigisha abantu akamaro k'umunyu cyangwa urusenda, ahubwo ni ukubereka uburyo bashobora kugura. Ni e-commerce business. Tumaze iminsi tubona ibibazo bya covid, bya lockdown, uburyo byagiye bidindiza abacuruza. Very soon muzabona no mu yindi part gukora n'abahinzi cyane, uburyo noneho badakeneye kurema amasoko banyagirwa, nta biraro bihari, batazi amafaranga bishyurwa, batagira bank account, bahembwa buri munsi, cyangwa se nawe amafaranga y'iposho wasize muri saa sita ahinduka inshuro 7 mu cyumweru. But with Food Bundles you can stay for a season y'amezi 3, ikinyomoro waguze amafaranga 700 kitarahinduka. So ndagira ngo tubirebere muri iyo perspective ya business yo kwigisha abantu gusirimuka kandi bakagerwaho the good nutrition, imirire myiza, ibintu bitantambye bitaboze bisobanutse. So ndumva aricyo nasubiza. So turi gufokasinga cyane kuri lifestyle changing, y'uburyo abantu bakora shopping ya food, maybe no kwigisha how kurya neza, nutrition, ni gute bapackaging mwajya mubona tuvideho hanze twigisha abantu effect y'ibiribwa runaka, ariko ntabwo tugiye kwamamaza ngo inyanya just like that. So the model. Thank you. Ngira ngo Bruce management can do something. Wakoze cyane, nanjye nishimiye kubabona muri hano kudufasha kwamamaza inkuru no kuyivugaho. Ndashimiye buri munyamakuru wese uri hano, mwakoze cyane. Ntaragera kuri ba Keniso, Jono na Keniso, nkuko babivuze kare, iyi ntabwo ari deal by none. Nari busy ko ishobora kuzacamo, mbega twageze ku musozo w'amasezerano yacu mbizi neza ko iyi gahunda ihari ishobora kuzacamo. Impamvu tutagikorana irahari, iyo iruko yose ndio bitindeho cyane, ariko baracyari abavandimwe. Si abantu nabona bafite ikibazo cyangwa se hari umufasha nshobora gutanga batiriwe bamunsaba, bo turavugana buri munsi, barabizi. Si abantu nabona hari icyo nkwiye kubafasha ngo ntindiganye, nahita mbikora kuko n'abahungu banjye, n'abana banjye. Ikindi kintu ntari navuzeho, njyewe nishimiye ko ibi bintu bikozwe n'Abanyarwanda. Bari kuza abanyamahanga tugakora nk'ibi dukoze, byari kuba ari byiza, ariko ni byiza cyane ko ari gahunda nkoranye n'abantu b'Abanyarwanda, ikindi batashaje, bakiri abajene, bashobora kumva iterambere mu buryo bworoshye. Nanjye nawe n'umufungo. Let me focus on what you said last. Icyo warangije uvuga ngo maybe it's not time. It's never time. It's never time. Time is today. If you don't choose today, then don't wait. Because that's not how it's done. So the time is today. The question is, I think Shikamaji is a quick beyond the music, because music ni kimwe, but beyond the music, what are they doing to grow themselves as a brand? Not just as a musician, because they're musicians in church, but gospel singers. So it's basically how you tweak your vision, and then because you have to set plans and goals. And then so I don't think our hands in Rwanda ntabwo bashoboye cyangwa se niba ragerayo ibyo dushoboye ni ibyo bigakora umunsi kuwundi. I'm happy these days. I think on rotation indirimbo za Rwanda ni nyinshi cyane, because I've worked on radio for a long time. I know what quality control means. So niyo basha kubona indirimbo shobora gucuranga umunsi wose, it means the quality is really high. Ntabwo zikiri bakishidikanya kuri quality y'umuziki nyarwanda. So I think the journey has been long, but it never stops. Uyu munsi nejo zo umuhanzi mushyashya.
So ntabwo industry ntabwo ari umuntu umwe, ntabwo ari babiri. So it's a very dynamic industry. So but again, akazi gakomeye kari ku, first of all, the media to support the people, to keep pushing, and then gukorera hamwe, gufasha. So I think that's what I think. Because Ego, katuje nini mo gatoya abantu tagiye basanga tubagereho. Okay, murakoze. Nitwa Jean Paul, guturuka muri Country FM, iragikorera Rusizi. Ikintu cya mbere naheraho ni ukubwira Bruce Melody ngo congratulation, kubera ko nubwo abantu bari kuvuga ngo ni amafaranga menshi, ariko nkurikije ukuntu ngenzi Bruce Melody nkaba nzi n'amafaranga abandi bakura mu muziki, kuko ni imyaka ishize se ingahe tubona Diamond atangirira kuri Mbagara, none hakaba ageze ku miliyoni y'amadolari. Kandi ikindi nanahereye kuri ko iriya kampani y'aba bagabo ari kampani ya tekinoloji, nje ku giti cyanjye wenda nta miliyoni y'amadolari ntunze, ariko mbona baranamuhenze, kubera ko aho isi iri kugana, mwarabonye mwese no kubera covid, aho isi iri kugana turi kujya muri digital, sibyo? Ku buryo ibintu byose n'igihe nko mu myaka 2 cyangwa umwaka umwe ibintu byose bizaba ari digital. Ushaka kugura ikintu no kuri boutique ntujyeyo ukodaringa. Ariko muri make icyo nshatse kuvuga, congratulations, namwe mwamuhaye kano kazi mukamuhitamo, mwagize neza, kuko nta nubwo ari n'amafaranga y'igitangaza. Nkurikije ukuntu Melody muzi n'ukuntu nzi none ahagaze, nuko corona yabyangije. Ano mafaranga miliyoni y'amadolari, miliyari ni concert zingahe se muri arena, ni hajya rijya mu 50,000 kuko 10 miliyoni 500 concert ebyiri yabanayinjije, nuko wenda batakwemera ko abantu bajyamo, ahubwo aba ari ibintu biri aho ngaho, nuko wenda kubera abanyarwanda tuba tutarakora ku noti twumva ari ibintu byaganje. Ariko congratulations kandi ukomereza. Ariko ikibazo mfite kuri aba bagabo ba Food Bundles, mwiteguye gute? Kubera ko Melody ajya mu bintu kenshi tukabona birakuze. Ese ejo umubare w'abakiriya request izababana nyinshi, ugasanga wenda bibaye byanamwangiriza izina reka, kuko abyamamaje bigakura cyane, abantu bakodaringa mukabura product n'urugero, bishobora kubangiriza izina. Sinzi niba no mu masezerano mwagiranye birimo, cyangwa se mwebwe mwiteguye gute kabisa guhaza isoko kugira ngo ejo hatazabaho ikintu kimeze nka conflict hagati n'impande zombi. Naho ubundi rwose ibi ni byo kwishimira, biraza no gutuma wenda n'abandi bantu surtout kampani ziri lokale zinubaha abahanzi nyarwanda, aho kugira brand ambassador bakaguha udufaranga dukeya, wenda banabona na gutya, bigatuma wenda n'abarumuna ba Melody cyangwa se bakuru be nabo bamaze imyaka mu muziki wenda batakoze deal nk'izi, hari andi makampani nayo avuga ati ubutaha nidukora na deal tuzashyira nk'uburyo bwo kububaha no guha agaciro akazi kabo. Murakoze. Jean Paul yakoze cyane, useguye neza the whole process. In terms y'uburyo Bruce ashobora kuzana market nini, ni gute twe twiteguye kwisatisfyinga. Turiteguye, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko kurya neza n'ibintu abantu baharaye, abantu bakwiye kurya neza ntibagwingire. So we expect the market ko izatanga demand. Uburyo rero twebwe tuzashobora gusolve icyo kibazo ni imikoranire nanone n'abahinzi. Nigeze kubikomozaho mvuga ko iki ni igice kimwe mubonye, ariko n'ikindi gice kigomba gukorwaho cyane. Twanatangiye nacyo for some time n'abafatanyabikorwa batandukanye, baba ari muri logistics, yaba ari mu bahinga, yaba ari mu banks, financial institution, yaba ari mu supermarket. Very soon muzagenda munabona izindi mega partnership zo kugira ngo ya 40% umusaruro upfa ntupfa ubusa tugeze ku bantu, ya 50% umuhinzi ahomba ntabe igihombo. So harimo akazi kenshi, ntabwo nagapfobya ku mpande zombi, ariko numva ko twiteguye nk'abajene bafite imbaraga kandi
nk'uko perezida yabitubwira batekereza ibintu byagutse, who can think big and bakajya na dynamics of the market. Iri hafi no kuri kw'imibare tugenderaho dukoresha muri business yacu n'igenamigambi. Ariko ndagira ngo mbanze ngumare impungenge, ndakoresha ingero kandi zifatika tuzana muri market. Abantu bavuze ngo niba ushaka kubona ibyangombwa utagiye ku murenge, ubuyobozi bw'umurenge bazakora iki? Aho bageze ahubwo imirimo yabaye myinshi. We have so many agents bakorera irembo kandi iyo mirimo yarakorwaga n'umurenge. Haje tap and go, bakumvayeri baravuga ati akazi karagiye, bari abantu barajya hehe, ariko tubona aba agent bakora recharging z'amakarita. So what is happening is not job lost, it's job transformation. The mission of this country is toward knowledge-based economy. Abantu 70 bavugaga bafata umusaruro w'abahinzi bakabyungukiramo nta bwenge babishyizemo, baba bari kwica isoko, batuma wishyura inshuro 10 ibyo wakabaye ubona amafaranga make, bigatuma umuhinzi abona make, kandi nanone ntibatume tugira ya optimization. Igihe hari nuko Bruce engagement niyo gukora icyo twita off-farm jobs. Nubireba muri Minagri na politike y'igihugu, off-farm jobs ni imirimo idakorerwa mu murima ariko y'ubuhinzi, aho turabona ba aggregator bakusanya umusaruro w'abahinzi, bakareba qualité, bakareba quantité, bagaprocinga transaction. Asanga umuriza agronome ariko nta kindi yari afite ategereje akazi kugasaba leta. Ubu tugiye kuzana agents mu buryo bwo aggregating. Cya kabiri, hari imirimo yindi ikorwa iba created muri value chain cyangwa se muri urwo ruhererekane, irimo transport, iri smart, irimo kuba twatangira kuvuga ngo distribution y'abantu bakora packaging batari bafite isoko. So ikiri kuba ntabwo ari job loss, impungenge ufite ziri valid, ariko ntabwo twagenterpreta cyangwa se twabivuga nkaho ari ibura ry'akazi, ahubwo ni n'uguhanga akazi mu bundi buryo bushya. Babana rero rwose mvugiye Bruce ntabwo bazabura akazi, ahubwo abarimo bari smart bajyana n'icyerekezo cy'igihugu. It's not based economy. Ntabwo nasoza iyi ngingo navuze ku kintu wavuze cy'umubare munini w'abanyarwanda bari mu buhinzi. Iyo igihugu kigikennye abantu benshi bitirira ubuhinzi, igihugu gikize umubare w'abahinzi wa moto kandi bagahaza igihugu. Ibihugu byose bikize urasanga abahinzi batagera kuri 10%, kandi ibyo bihugu bitemportinga ibiryo nk'uko Africa yimportinga $50 billion value of food every year. So nukuvuga ngo turashaka gupushinga knowledge, tuzana n'ikoranabuhanga, dukora imirimo ya off-farm jobs, umwana agiye kwiga agira icyo abikoresha kandi nanone byungukira abantu. So impungenge z'ibura ry'akazi rwose ndumva nazi kubona. Shikamara koza razikumaze. Abo uravuze ngo ababyeyi bafite abana bankunda, ariko nabo babyeyi abo bana bazabwira ababyeyi nabo bankunde, nyine umuryango umugabo nkunde, ni byiza bifitiye akamaro nk'aka. Hanyuma ku bijyanye no kubura akazi, ntabwo business imeze nka football ngo umwe yinjira agiye gusimbura undi. Daihatsu zatwaraga amashu, zatwara n'umucanga. Sinibaza ko hari umuntu wabura akazi. Icya kabiri, mu bintu tugiye gukora hano muri kano kazi dufite, mu nshingano mfite harimo n'izo kongera abahinzi, kuko niba wari waranze guhinga kubera ko ubona nta musaruro birimo, uyu munsi ukaba ugiye gucuruza na food bundle, ibicuruzwa byawe bigahabwa agaciro bikwiriye, ndumva na Daihatsu nayireka nkwihingira. Murakoze cyane. Dusigaje ibibazo nka 2 kugira ngo dusoze ku igihe, murabizi ko ari umwanzi wacu. Wabaza hanyuma. Yego, murakoze cyane. Nitwaje Twishime, umunyamakuru wa IES TV ndetse na IES Dr. Hanyuma ibibazo byanjye ndaza kugendera mu kwinshinga cyangwa se umutwe mezi no kugaragaza ikibazo ku ruhande rwa
company na management ya Melody ndetse n'ikibazo kuri Melody mbere kuri company. Urakoze trust be fast. Ubushobozi bwacu ntabwo tubwerekanira mu kuvuga ngo ingengo y'imari dufite n'iyi. Hari ibintu navuze mbere, navuze dynamics of the market, ko igenamigambi rikorwa bitewe n'uburyo turi kugenda tubona isoko. Mu bushobozi dufite hari ubwo kuba twakora iyi ariko mu buryo bworoshye bw'umunyarwanda yabona ko dufitemo ubwo bushobozi koko. Nuko yaba ari umuhinzi akadusaba ko tumugurira umusaruro we, nuko yaba ari umukonsumateri akagura ibyawo tuvuga dufite. Izo mpande zombi nitutazubahiriza inshingano ubushobozi bwacu zaba ari ntabwo. Nuhinga tukugurire ufite umusaruro mwiza, nugura nonaha ntitwubahiriza amasezerano, ntekereza ko ari cyo gipimo cy'ibanze cy'ubushobozi bwa kampani mu kugera mu nshingano. Ko twe ntabwo turi banki twe ngo dufite niba ugomba kutubitsa mugomba kumenya amafaranga dufite, ahubwo niba ushobora kubona serivisi dushakaho, ntekereza ko ari uburyo bwiza bwo kwerekana ubushobozi dufite. Ndumva aricyo n'itangazamakuru ryadufasha kumvikanisha. Dushaka kujya ku bahinzi benshi, aramutse ari umuhinzi ntituve hano utamuduhaye, aramutse ari umukonsiyuma n'abana ataguze tumwereke ubushobozi bwacu. Inshingano nsanzwe mfite ndazubahiriza uyu munsi. Akora indirimbo mbiye gukora, akora n'ibyo nshinzwe ku ruhande byose. Koko nk'uko bivuze uko amafaranga angana byanze bikunze nta na hato bitandukanye n'inshingano mpawe. Ko rero n'ubundi imibereho yanjye irahinduka, gusa ntabwo nabasha kureka umuziki niyo nabishaka. Bivuze ngo ntabwo nkora muzike gusa kugira ngo abantu bazayumve bishime, gikora kuko gikunze. Ntabwo inshingano mpawe zizananira, kandi n'imiziki nzakomeza kuyitanga kuko byanze bikunze ngira igihe kinini cyo kuruhuka. Icyo gihe nzakigabanyamo uko bishoboka mwebwe. Murakoze. So ku kibazo cy'uko twaba twarakoze homework ku bintu turi gukora, uko twabivuze kare, ntabwo ari ibiganiro by'ejo, bimaze amezi, birimo abantu benshi by the way. But just so you understand, reka mbere kuri ibyo Bruce yarangirije. So inshingano ze nta nubwo azihetse ku mugongo wenyine. So afite timu nini imufasha kwikora zimwe muri izo nshingano, nawe akakora byiza birushije mu byo asanzwe akora n'ubundi. So I think iyo concern ntabwo bakwiye kuyigira. In terms of the company tugiye gukora na se dufitiye garanti ko ejo itazabyuka igafunga ikagenda. Iki kibazo ukuntu kimeze, I hope ntabwo ndiwe ntabije n'ibivuga gutya. Kimeze nko kubaza ese niba uhisemo kubana n'umuntu ufite garanti ko azahora ari muzima atarwaye cyangwa se yitabe n'Imana, ukora ibintu igihe ugomba kubikorera mu buryo ugomba kubikora neza, right? So ntabwo biri mu nshingano zacu kumenya igashoboka ibyo bitabo, but icyiza cy'amakontra ni uko i-providinga ese habaye iki n'iki byagenda gute, right? So i-providinga bazita izo ibyo bintu bishobora kuba, ariko ntabwo biteganya, ntabwo i-planning uvuga ngo umuntu turi kumwe ejo ntabwo azaba agihari, right? Ahubwo umufasha kugira ngo ejo azaba ahari, ukamufasha kutarwara iyo malariya. You understand? So I think you would biterwa n'uburyo ushaka kubireba. You want to be positive about ibyo uri gukora, then ntabwo uburyo wabireba. If you want to be negative, ntabwo hari ibyagukeneye. So but for us, I'm more than certain ko ibyo bavuga barabishoboye ijana ku ijana. Ibyo bavuga barabishoboye ijana ku ijana, so nta mpamvu yo kugira na doubt about ibyo bashoboye, kandi natwe ibyo badusabye turabishoboye.